Nguhaye ikaze nanone wowe dukurikirana ku mbuga zacu, turagusuhuje komeza ugubwe neza cyane. Turi mu kagari ka Buhaza mu mudugudu wa Murambi, aho tubazaniye iki kibanza cyiza gifite ubuso burenga 300, tuje kukigurisha ku mafaranga miliyoni 11 n'ibihumbi 500 gusa. Turakwihera iki kibanza. Ikibanza ni cyiza kuko murabona ko gikora ku muhanda, ruguru yacyo haciyemo nka metero 5, hakaba hari metero 10, hakaba harimo ikindi kibanza, harimo inzira ruguru, hari amubona abari abadamu banyura. Murabona ko ariho umuhanda uturuka ukaza ukagera hano. Uyu ni umuhanda usangiza ibi bibanza byose biri hano. Hanyuma rero hano hantu inyuma yacu nanone, inyuma yacu harimo parcelle imwe, ugahita ukora ku muhanda uri principal wa muhanda uzenguruka umupaka ufitwe na leta muri bije yo kuwukora ubishyiramo kaburimbo. Hano hantu rero twatangiye tubabwira ko hafite ubuso bwa 300 burenga, turi kwagurisha kuri miliyoni 11 n'igice gusa, ukaza ukiturira ahantu heza. Mwaduhamagara kuri nimero zacu ni 0788 387 Turabibutse ko hano dufite ibibanza byinshi bigurishwa. Iyi ni site nziza, site yunganira ikibaya cyitwa kwa Musare. Kwa Musare ni hepfo gato y'iki kibaya. Iki nacyo kigiye kuzamuka cyane mu bijyanye n'iterambere. Zone nziza nibaramuka bayisizemo mu mazone mu bijyanye n'imyubakire cyangwa imiturire, hano azaba ari ahantu heza cyane. Murabona hakurya no hino ukuntu hateye neza cyane, ni ikirambi gisobanutse. Mwese muri kubireba ukuntu ari heza. Kuva hano rero kugera kuri YouTube, ndavuga kaminuza, ukoresha iminota 15 gusa. Muri market turi inyuma ya kaminuza yitwa UTB, kaminuza y'ubukerarugendo ikorera muri aka karere ka Rubavu. Hepfo gato duhafite amashuri yitwa kuri Chapelle. Ruguru gato dufite agace kitwa kwa Kaje Guhakwa. Murumva ko location zose twazibabwiye. Ngaho rero muduhamagare kuri izo nimero mubona muri screen zanyu, muze mwitungira ubutaka ku giciro gitoya cyane. Uramutse uguze hano hantu wabusevinze amafaranga yunguka buri kanya, ku buryo hano mu myaka iraza mu minsi iri imbere hose harabahatuye, abatuwe kuko nicyo kibaya gisigaye hano mu mujyi wa Gisenyi. Ushobora kubonamo ikibanza cya miliyoni 6, ushobora kubonamo ikibanza cya miliyoni 10 kuzamura, bigakunda cyane. Ibihe byiza, turabakunda cyane.